ariko pastor turamutse tugeze ku munsi w'urubanza tugasanga kunywa inzoga bitari icyaha, twarazinyweye tureba kuva saa 2 kugeza nimugora dutashye, tukazinywa kuva ku itariki ya mbere tukarangiza umwaka, pastor ubu turamutse dusanze ku munsi w'urubanza kunywa inzoga bitari icyaha, urabona utahura n'ikibazo cya kabiri. Turamutse gikomeye cyane, turamutse tugeze ku murongo w'abarimbuka, turamutse tugeze ku murongo w'abarimbuka tugiye kwa shitani, turi ku murongo w'abazajyayo tukabona nawe turi inyuma, nawe uri kuri uwo murongo kandi waranze kuzinywa, waranze no gucyura izo nzoga, pastor ubwo ngubwo watwitwara ute? Arambwira ngo ugiye guhura n'ikintu gikomeye cyane. Nakabivuze mbabaye ariko ndabivuga wenda turi mu guseka kuko turi mu kuganira. Nari niteguye etage, nari niteguye ubutunzi bwinshi cyane. Arambwira ngo ugiye guhura n'ikintu gikomeye cyane, ngo kandi abantu bazakuvuga, n'utazi kuvuga wese azakuvuga. Ibyo nari niteguye bibusana n'iby'imbwiye. Babandi bose ngo amasezerano yarasohoye, ni njyewe wari usigaye kugira ngo sohorezwe amasezerano. Tukiva aho ngaho rero, kandi ayo mafaranga ari menshi, ntago nagombaga kuba nyafite mu rugo ngo nyishyure. Ndabara sanga ni 3,990. Mamagara umugenzi wanjye umwe turabara sanga ni 3,990. Mamagara abandi bagenzi banjye b'abayobozi banjye turabarana dusanga ni 3,990. Kandi nta n'ibihumbi 100 icyo gihe nari mfite cash wenda yanjye bwite. Umutima wanjye uhita ugenda, numva mbaye nkubaye paralize, numva mbuze icyo gukora, ndavuga ngo cya kintu ako kantu mukumbi. Mamagara mugenzi wanjye inshuti yanjye, yari inshuti yanjye Magara twakoranaga, ndamubwira ni rero mwana nafashe umwanzuro wo gutoroka kubera nawe uzi ikibazo nahuye nacyo. Arambwira ati wafashe umwanzuro mwiza, nkurikije uburyo umuyobozi wacu tumuzi cyangwa se boss wacu tumuzi, wafashe umwanzuro mwiza. Mwumva kantu yangiriyeho inama. Arambwira ati reka mugira inama, si ufashe umwanzuro wo gutoroka igihugu ukagenda, si usize umudamu n'abana, ngwino mu kazi, uracyari umukozi, ngwino mu kazi uterure amafaranga, ufate wenda nka 15,000 uzijyane, ufate n'ibipapuro mvunjwa faranga icyo bitabo, ibyo bipapuro mvunjwa faranga ubime, nzabivunjamo amafaranga, nzayaha umuryango wawe, ayo mafaranga azagira akamaro umuryango wawe, nawe aho ugiye hanze azakugira akamaro, azagufasha muri byinshi. N'ubundi uragiye abantu bazavuga ko wibye kandi nta kintu wibye, ariko ayo mafaranga nuyafata bazabivuga ariko azakugira akamaro, n'umuryango wawe uzasigara ubayeho neza. Turi aho hantu muri biro twafunze urufunguzo ni secretary rufite, kugira ngo wenda ntakenera kuza kujya hanze nkabacika. Kandi nanjye mu mutima hari hajemo ko nindamuka mvuye aho ngaho ntagomba kugaragara, kubera ko umuyobozi wanjye nari muzi, nari nzi ukuntu ateye, nari nzi ibyo byose, yari akomeye, nari muzi, iyo myaka yose nari muzi. Nababwira ngo mumbabarire njye hanze mvugane n'umuntu kuri telefone bakaba umuntu mperekeza, nababwira ngo mureke njye kwihagarika bakaba umuntu mperekeza, nabuze uko mva aho hantu. Baramuhamagara hejuru, ni mu izina ryawe dusohoye tugukomera amashyi kuko wera. Amen. Mane duhana umugisha nshuti, karibu kandi tunezerewe kubana namwe kubw'ijambo. Mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Yesu nashimwe.
Yesu nashimwe. Mbanje kubabwira ngo nabakunze cyane, ndanezerewe mu mutima wanjye. Sinyankunda kwishima ngo bigaragare, ariko mu mutima ndishimye cyane. Yesu nashimwe. Nageze hano nzindutse kuko umushumba yari yambwiye ko mutangira saa 3. Nimugoroba ndi kumwe n'umuryango wanjye, bari barimo banyihanisha ku kintu cyo kuzinduka. Murumva? Banyihanishaga ku kintu cyo kuzinduka. Mu bintu bibaho ngewe nkunda isaha, nkunda igihe, nkunda kubahiriza igihe mu bintu bimba ngo bambwira ngo nihane ku bintu byo kuzinduka. Kuko ahantu iyo bantumiye mpagera habura isaha. Barimo banyihanisha bambwira bati oya wowe ujye uhagera wenda zibura iminota 5 cyangwa se zibura 10. Ndavuga inti Satani atazantegera muri icyo cyo kuvuga ngo ndahagera zibura 5 cyangwa 10. Ngewe nzakora ikintu cyo kuzinduka ahantu hose nzaba natumiwe, kandi ntago ari icyaha nzaba nakoze. Hari aho nigeze kujya bambwiye ko batangira saa 3 nabo magera hari ihuye hirya cyane, magera mu masaa 9:20. Nari navuye mu rugo saa 9 z'ijoro kugira ngo nubahirize igihe. Namwe rero Imana ibafashe mujye mwubahiriza igihe, ntihazagire umuntu guhugura kuri gahunda yo kuzinduka. Si byose Imana ibaha umugisha. Kambanze ntange intashyo ntarakomeza gahunda, nkunda kujya mbyibagirwa. Bampaye intashyo mu rugo, madamu n'abana. Maze iminsi ngenda mvugira Imana. Haraho nagiye Isave, umudugudu witwa Munazi, umudugudu witwa Izivu, no ku rusengero wacu bampaye intashyo, no muri Nyobozi bampaye intashyo. Hari n'ahandi maze iminsi ngenda, nagiye Gisenyi, nagiye ahantu hatandukanye. Aho hose barambwiye ngo aho nzagera bavuga Imana nzabasuhuze. Nimwakire izo ntashyo. Imana ishimwe. Nitwa Jean Paul Ngabonziza. Ubwo ndongeye ndivuze kugira ngo abantu wenda byatakaye nibabyumve cyangwa nise nibabifate bongere babifate. Nitwa Jean Paul Ngabonziza, ndi umugabo, mfite abana 3 n'umudamu. Murabona ntari mutoya. Tugiye kuvugana ku ijambo ry'Imana, ariko turagenda tunaganira. Nkunda kuvugana n'abantu ku ijambo ry'Imana, tukashyiramo n'ikiganiro tukaganira. Murabona ntari mutoya. Mfite umwana wa mbere agiye kujya mu wa 4 segonderi, uwa kabiri agiye kujya mu wa 2 segonderi, umutoya ari mu wa 5 primaire. Murumva yuko Imana yangiriye neza. Maze iminsi nyinshi mu gakiza, cyangwa se maze igihe kinini ninjiye mu itorero kuko nakirijwe muri 1995. Nahawe ubudiyakoni muri 2010. Ndi umuyobozi wa korali mazeho imyaka igera mu 8. Ndi umuyobozi w'abagabo mazeho imyaka igera muri 4. N'ibindi byinshi Imana inshoboje. Murumva yuko muri uru rugendo Imana igenda ibana nanjye. Imana rero ishimwe ko yabanye nanjye ikandinda ikangeza hano. N'ubwa mbere ngeze hano, si ubwa mbere ngeze mu majyaruguru, si n'ubwa mbere ngeze Musanze, ariko n'ubwa mbere ngeze mu Kinigi. Najyaga shaka kuhagera, bigeze kuntumira mu rwego rwo kuza kwita amazina, ariko sinaboneka. Ariko uyu munsi niwe Imana yari yashimye ko ndi bugere mu Kinigi. N'ubwa mbere mpakandagije ibirenge. Imana ishimwe ko yabanye nanjye ikabihangirije amahoro. Namwe nkaba mbabonye, tukaba tumenyanye, tukaba turi ubishuti. Imana ishimwe. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndashyiramo n'ubuhamya gatoya, ariko ntaravuga ijambo ry'Imana. Njya kuza Imana yabantumyeho, kandi ukuntu Imana yabantumyeho, nageze hano nsanga iby'Imana yantumye kuri mwebwe nibyo, ntago bivangiye. Ndibuze kubabwira hagati mu ijambo ry'Imana, mbabwira impamvu bitavangiye. Tugitangira iteraniro nabonye yuko bitavangiye. Turi hagati mu iteraniro nabonye yuko bitavangiye. Reka dufate Bibiliya rero, dusome ijambo ry'Imana. Turafatanya gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'Abami,
ibice bibiri umurongo wa 26. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice bibiri umurongo wa 26. Ni page 321. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice ni bibiri umurongo wa 21. Ni page 321 mu isezerano rya kera. Ndizera mwese mwahageze. Hatubwiye ngo iki? Aravuze, kandi umwami abwira Abiyatari umutambyi ati hoshi igendere wigiye Anatoti mu gikingi cyawe, kuko wari ukwiriye gupfa, ariko sindi bukwice muri iki gihe, kuko wajya guheka isanduka y'Uwiteka Imana imbere y'umukambwe wanjye Dawidi, kandi kuko waburanaga nawe mu byamubabaje byose. Imana ishimwe. Namwe niko handitse? Yego. Reka tujye muri Luka ibice 16 umurongo wa 19. Luka ibice 16 umurongo wa 19 ni page 80 mu isezerano rishya. Luka ibice 16 umurongo wa 19 turahasoma amagambo maremare. Ni page 80 mu isezerano rishya. Hatubwiye ngo iki? Haravuze ngo umugani w'umutunzi n'umukene. Hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'ibitare byiza, iminsi yose agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe, imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe. Kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu. N'umutunzi nawe arapfa, arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane. Yubuye amaso areba Aburahamu ari kure, na Lazaro ari mu gituza cye. Arataka ati Aburahamu sogokuruza, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi antonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho muri batabibasha, kandi n'abavaho batagera hano. Nawe ati, ndakwinginze sogokuru, ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza ahantu ho kubabarizwa cyane. Aburahamu aramubwira ati, bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Nawe ati, oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Imana ishimwe. Ni ikiganiro bagiranye. Niyo mpamvu navuze ngo turi buganire ijambo ry'Imana, ariko turi buze no kuganira. Aba ni ikiganiro bagiranye. Reka dusoma ahandi hamwe nsigaje. Byakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 36. Byakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 36 ni page 129 mu isezerano rishya. Byakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 36 page 129 mu isezerano rishya. Byakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 36. Byakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 36 ni page 129 mu isezerano rishya. Hatubwiye ngo iki? Hatubwiye ngo Petero azura Tabita. Kandi Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, isobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi.
Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko i Luda hari bugufi bw'i Yopa, abigishwa bumvishe ko Petero ari bamutumaho abantu babiri bamwinginga bati, ngwino uzi iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo. Asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero abahereza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati, Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana i Yopa hose, benshi bizera umwami, nuko amara iminsi myinshi i Yopa acumbitse kwa Simoni w'umuhazi. Yesu naduhana umugisha. Reka dufunge Bibiliya ubundi tuganire. Yesu naduhana umugisha. Nababwiye ngo turaganira ku ijambo ry'Imana, ariko tunaganira mu biganiro bisanzwe. Nifuza ko nganira n'abantu bagafata ibyo twize. Dusomye ahantu hatatu. Nababwiye ngo Imana yabantumyeho, Imana yantumye ngo ningera hano. Icyambere nzababwira, nabanje gufata umwanya wo gusenga ngerana n'abandi bantu ibihe, ariko Imana irambwira ngo ningera hano hantu nzababwira ngo buri wese abanze afata umwanya wo gushima Imana. Niyo mpamvu nababwiye ngo nkigera hano nabonye yuko ari Imana yantumye. Umushumba mu gutangira yavuze ngo buri wese yibuke, aravuga ngo niyibuke ko hari abantu bashakaga kugenda ariko bitashobokeye. Imana yarambwiye ngo mbanze mbwire buri wese afate umwanya wo gushima Imana. Turafata iminota nk'itanu buri wese akurura ineza y'Imana. Buri wese yibuke, buri wese afate umutima we aganire nawo, awohereza ahantu, yohereza ibitekerezo by'ahantu, narangiza afata umwanya wo gushima Imana. Hari abantu baryamye kwa muganga bashaka kugenda ariko ntabwo byabashobokeye. Hari abantu babuze umwuka wo guhumeka, barimo kugura umwuka, kandi uriya mwuka w'umugurano urahenze cyane. Ariko abo ngabo ntibyashobotse yuko bashobora guhumeka badakoresheje uwo mwuka. Wowe wageze hano, wowe ufite umwanya wo guhumeka, hari icyo wabahaye Imana kugira ngo ube ufite umwanya cyangwa se ube ufite umwuka wo guhumeka muri aka kanya. Ganira n'umutima wawe. Hari abantu benshi bamanitse amaguru kwa muganga, hari abantu bakoze amagisida, hari abantu bari mu ntambara. Ngo Mana nuramuka udukuye hano hantu, nuramuka utugejeje ahantu babasha guterana ari babiri cyangwa batatu, tuzagushima. Navuze ngo buri wese aganire n'umutima we. Nabonye twegereye ahantu bashyinguye, hari abantu benshi b'inshuti zacu twaherekeje, hari abantu twabyirukanye twaherekeje. Iyi si ibitse imibiri myinshi y'abera, iyi si ibitse imibiri myinshi y'abantu bakoreye Imana, iyi si ibitse imibiri myinshi y'abantu bari batoya nkanjye, ibitse imibiri myinshi y'abantu bari banini nkawe, ibitse imibiri myinshi y'abantu bari inzobe nkawe, ibitse imibiri myinshi y'abantu bari igikara nkawe, ibitse imibiri myinshi y'abantu bari bagufi cyangwa se bari bafite ibiro byinshi, ibitse imibiri myinshi. Wowe kuba uri mu nzu y'Imana, wowe kuba ugihumeka umwuka w'abazima, ni iki waba waratanze? Imana yarambwiye ngo mbwire buri wese afate umwanya wo gushima Imana. Hari ikintu waba waratanze kuba ugejeje ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 8 2024. Niba rero uhaye agaciro Imana, niba uhaye agaciro ubutumwa Imana yagutumyeho, mbabara mu mutima wawe ushima Imana. Buri wese nahaguruke abanza ashima Imana. Tugiye kwishimira mu isengesho, tugiye kwishimira mu isengesho, ariko buri wese atekereza ibyo byose n'ibindi ntavuze. Buri wese atekereze kuba yubatse urugo, buri wese atekereze kuba afite abana, buri wese atekereze kuba abana biga, kuba mwarariye wenda muri iki cyumweru mukaryamo gatatu. Hari abandi bamaze icyumweru batarya, kuba waragiye ukajya ahantu ukagaruka. Buri wese akurure ibintu Imana yamukoreye, narangiza afate umwanya muri washima Imana. Mana tugushimiye neza yawe,
Hallelujah. Mana tugushimiye ibyo wakoze, turagushimye Jehova, n'ibyo tutazi, turagushimye ibyo twabonye n'ibyo tutabonye, ibyo twabwiwe n'ibyo tutabwiwe. Mitima yacu iravuze guhimbazwe, mitima yacu iravuze guhimbazwe, mitima yacu iravuze ngo uhimbazwe. shimwa Mana, shimwa kubw'imirimo wakoze Jehova, twagushimaga, uhimbazwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Cyambere Imana yambwiye ubwo ngubwo nagikoze, kubwira abantu ngo bashime Imana. Icya kabiri, intego y'ijambo iravuga ngo imbaraga z'imirimo zikwambutsa aho abantu batakwambuka. Imbaraga z'imirimo zikwambutsa aho abantu batakwambuka. Imbaraga z'imirimo zikwambutsa aho imiryango yawe itakwambuka. Imana yambwiye ku mirimo ngo mbwire abantu b'Imana ku mirimo. Nibyo nababwiye ngo iby'Imana yantumye, n'ubundi nasanze hano hari n'abandi yabitumye. Protokoli Imana imuha umugisha, Imana imuha umugisha. Dusomye amagambo y'Imana avuze ngo iki, tubanjirije mu Bami. Ahangaha ni story ndende cyangwa se ni inkuru ndende. Ni Dawidi, buri wese azi Dawidi. Dawidi ni wa wundi wahamagawe ari umwana mutoya. Dawidi ni wa wundi warwanye na Goliyati. Dawidi ni wa wundi mu ishyamba wicaga amadubu. Dawidi ni wa wundi warwanaga n'intare. Dawidi yaje kugera igihe akora ibintu bitandukanye. Ahangaha dusomye ni wa mwana bita Salomo yabyaye, amubyaye kuri wa mugore. Ngo byagenze bite? Dawidi ajya gusaza ahamagara Salomo umuhungu we, kuko ari we wagombaga kuba umwami. Aramuhamagara aramubwira ngo mwana wanjye, aramwicaza aramubwira ngo ngiye kugenda nk'uko abandi bose bagenda, ngiye kugenda nk'uko ab'isi bose basaza, nanjye ngiye gusaza, ariko ndakubwiye ngo uzakora ibi n'ibi ku ngoma yawe. Aramubwira ngo Salomo uzakora ibi n'ibi ku ngoma yawe. Aramubwira ngo runaka yangiriye neza, umbabarire uzakora icyo kumwitura. Aramubwira ngo runaka yangiriye neza, uzakora icyo kumwitura. Aramubwira ngo na runaka yangiriye neza, uzakora icyo kumwitura. Ariko agera ku bantu bamwe na bamwe aramubwira ngo runaka yangiriye nabi. Yari arimo amubwira amateka, arimo amubwira abantu babanye muri ubwo bwami, arimo amubwira abantu babanye. Aramubwira ngo runaka yangiriye nabi, uzakoresha inkota yawe kugira ngo azajye mumva ari inkota yawe ubikoze. Amubwira abantu benshi. Salomo rero agiye kwima ingoma, hari abandi bashatse gutera kudeta, kugira ngo atime ingoma babe aribo bima. Ndi kuvuga ni inkuru ndende. Uyu nguyu Abiyatari yifatanya nabo kandi yari umutambyi. Rero ngo Salomo amaze kwima ingoma ahamagara Abiyatari, aramubwira ngo wowe, nkurikije ibyo wakoze, nkurikije ibyo wanyuzemo byose, uyu munsi wari ukwiriye gupfa. Uyu munsi wari ukwiriye gupfa, ariko sindi bukwice kuko nibutse imirimo. Ariko sindi bukwice kuko nibutse imirimo. Aramubwira ngo nibutse yuko wabanaga na data mu byamubabaje byose. Iyo data yabaga babajwe n'urugamba, nawe wafataga umwanya ukababarana nawe, ugafata umwanya mukinginga Imana, ugafata umwanya mukareba icyo mwakora. Ngo iyo data yabaga babaye nawe warababaraga. Aramubwira ngo kandi nibutse ko ahekaga isanduka y'Uwiteka Imana imbere y'umukambwe wanjye Dawidi. Aramubwira ngo wari ukwiriye gupfa. Ibyo wakoze byakwemeraga ko uyu munsi wari bupfe, nawe ibyo wakoze uyu munsi wari bupfe. Aramubwira ngo ariko sindi bukwice kuko nibutse ibyo wakoze. Aramubwira ngo uyu munsi yari itariki yo gupfa, wenda 14 yari itariki yawe yo gupfa, wenda iyi saha yawe yo gupfa, ariko aramubwira ngo sindi bukwice, ntabwo ugipfuye muri iki gihe kuko nibutse imirimo wagiye ukora. Aramubwira ngo nibutse imirimo wagiye ukora, nibutse ko wabanaga na data mu byamubabaje byose. Aramubwira ngo kandi nibutse ko wajya guheka isanduka y'Uwiteka Imana imbere y'umukambwe wawe, kuko urupfu rwari rukuziye, ntabwo ugipfuye. Igendere wigirana toti mu gikingi cyawe. Arokoka urupfu gutyo kubw'iki? Kubw'imirimo. Dusomye undi muntu ninde? Dusomye umutunzi. Uyu mutunzi ngo yari afite ubutunzi bwinshi cyane, yari afite gutunga, afite ibintu birenze, ariko ngo hari n'umukene witwaga Lazaro. Uyu
uyu mutunzi ngo yari afite ibintu ku buryo kujya kurya hari ibyo yaryaga ibindi bigatakara, hari ibyo yaryaga bamuteguriye, ariko ngo ntabwo yari afite umwanya wo kwita ku bakene, ntabwo yari afite umwanya wo kwita kuri Lazaro. Lazaro ngo yari umukene ari aho ngaho, ntabwo yari afite umwanya wo kuba yamutekerezaho. Uyu mutunzi ngo yararyaga akanasigaza, yari afite n'imbwa. Iyo ufite imbwa, imbwa yawe nayo ugomba kuyigaburira. Imbwa irya ibintu bihenze kuruta iby'umuntu. Niba ari abo mwaganiriye batunze imbwa, umuyobozi wanjye afite imbwa, yayiguze $3,000, ni $3,000 zirenga. Ku munsi baratubwiye ngo irya ibintu birengeje $150. Njyewe ntabwo narya narenza ngahe. Rero nababwiye ngo yaratunze n'imbwa, niko twasomye ngo kandi zarikataga mu bisebe by'uwo mukene Lazaro. Rero uyu mutunzi yari afite igihe cye cyo kunezerwa, ariko Lazaro nawe ari iruhande rwe, kandi ubundi yagombaga kumukoreraho imirimo. Ariko ngo igihe cyaje kugera uyu mutunzi arapfa. Apfuye, Lazaro niwe wabanje gupfa mbere ye, ajya mu gituza cya Aburahamu. Uyu mutunzi ngo arapfa. Arangije gupfa ajya ahantu ababazwa cyane, umuriro uramutwika cyane, ariko ngo arebye nko hakurya hariya ngo abona Lazaro ari mu gituza cya Aburahamu aguwe neza. Muri uko kugurwa neza yabonaga we afite byose, kandi akiri iruhande rwe yabonaga nta kintu yibereyeho. Ngo ahita abwira Aburahamu ngo Aburahamu wambabariye. Yari yamenye Lazaro, amenya na Aburahamu, aramubwira ngo wambabariye ukabwira Lazaro agakoza urutoki mu mazi akanyoherereza, wenda ko uyu muriro wagabanyuka. Aburahamu bagirana ikiganiro, aramubwira ngo oya, aramubwira ngo niwibuke, ibuke yuko ukiri ku isi wahawe ibyawe, wahawe umunezero wawe, wahawe ubutunzi bwawe ngo umukoreshe, wahawe igihe cyo kubaho neza. Lazaro nawe ahabwa igihe cyo kubaho nabi, ariko Lazaro ari mu munezero. Yabayeho n'abakiri ku isi ariko agakiranuka, yabayeho n'abakiri ku isi ariko akora imirimo yo gukiranuka. Uyu mwanya ari mu munezero we. Nawe wahawe ibyiza ntiwabikoresha neza, uyu mwanya uri mu mubabaro. Aramubwira ngo basi niba ibyo bitabaye, muri icyo kiganiro bagiranaga, aramubwira ngo niba basi ibyo bitabaye, mbabarira, nkunda umuryango wanjye. Aramubwira ngo mbabarira wohereze Lazaro mu muryango wanjye, ngo harimo bene data, wenda nababurira ntabwo bazaza hano hantu ndimo kubabarizwa. Wenda ubutunzi bafite bazabukoresha neza, babukoreramo Imana. Wenda igihe bafite, wenda umunezero barimo bazawukoresha neza, ariko banakorera Imana. Aramubwira ngo oya. Aramubwira ngo bafite Mose n'abahanuzi nibabumvire. Aramubwira ngo rwose ntabwo bashobora kumvira. Aramubwira ati rero nibatabumvira, Yesu nashimwe, bafite umushumba, bafite abashyitsi baza hano, bafite diakoni, bafite protokole, bafite abaririmbyi, nibabumvire. Aravuga ngo oya. Aburahamu aravuga ngo rero niba batabumviye, niyo umuntu yazuka ntabwo bashobora kumwumvira. Yesu nashimwe. Aravuga ngo niyo umuntu yazuka ntabwo bashobora kumwumvira. Dusomye izindi nkuru z'umuntu witwaga Doruka cyangwa se Tabita, ngo yari umuntu wagiraga imirimo myiza myinshi cyane. Ngo yadoderaga imyenda abapfakazi, akadodera imyenda abana b'imfubyi, yafashaga imfubyi agafasha abapfakazi, yakoraga imirimo myiza myinshi. Ngo igihe cye rero cyaje kugera ararwara. Muri uko kurwara haje kuva mu rupfu. Muri urwo rupfu byaje kugenda bite? Twabisomye byose. Ngo abo bapfakazi baraje arangije gupfa, bakareba imyenda yabahaye, bakavuga ngo nta wundi muntu uzayiduha. Abana bakareba imyenda yabahaye, bakavuga ngo nta wundi uzayiduha. Uyu nguyu wayiduhaye abantu duturanye batunaniwe, uyu nguyu wayiduhaye abo tuvukana batunaniwe, uyu nguyu wayiduhaye abo twiganye batunaniwe, uyu nguyu wayiduhaye abo twakoranye batunaniwe, uyu nguyu wayiduhaye abantu bose twamenyanye batunaniwe. Nta wundi muntu uzagira icyo atumarira kuva uyu muntu apfuye. Ahubwo reka dukora icyo kurira, abandi bajye guhamagara Petero adufashe kurira. Ngo bakora uwo mushinga bararira, bibutsa Imana iyo mirimo yose yakoze. Bahita batumaho Petero. Petero ngo araza, ahageze baramubwira bati do iyi myenda niwe, do ibi byose niwe,
nta kindi dufashe kurira, uririre Imana uyibwire imirimo Doruka yakoze. Wowe hari imirimo ufite abantu bakwereka Imana? Wowe hari imirimo ufite uramutse upfuye abo mu muryango bakwereka Imana, abaturanyi bakwereka Imana? Reka mvugeho ubuhamya gatoya. Yesu ashimwe. Turacyari kumwe? Yesu ashimwe. Abantu turi kumwe Yesu nashimwe. Abantu turi kumwe Yesu nashimwe. Nafashe umwanya njya gusenga. Natangiye ubuhamya ngiye kubabwiraho gatoya, nindagiza mvuge ku mirimo, niturangiza tuze gusenga Imana. Nigeze kujya gusenga. Hari abantu bajya bibeta bakajya gusenga muri mwebwe. Hari abantu bajya mu bitare cyangwa se mu buvumo cyangwa se mu bihuru cyangwa bakaza hano mu nzu y'Imana bafashe ibihe byo gusenga muri mwebwe. Nanjye rero nigeze gufata igihe njya gusenga. Nabwiye ko ndi umuyobozi wa korali. Nafashe njya mfata abaririmbyi banjye bakeya tukajya gusenga Imana, tukajya kurara ku musozi, tukajya kubwira Imana, tuyibwira iby'umurimo w'Imana, tukayibwira n'iby'ingo zacu, tukayibwira n'iby'igihugu, tukayibwira n'iby'itorero. Fata abaririmbyi batatu, mbafashe mfata n'umuhanuzi umwe, turajyana. Ubwo bari abaririmbyi batatu, nanjye wa kane n'umuhanuzi, tujyana gusenga Imana. Nkuko wafata abaririmbyi batatu ugafata n'umushumba, mukagenda mukajya gusenga Imana. Tugeze ku musozi turasenga, hari ahantu mu buvumo turasenga. Tugeze nka 5:00 rezo y'Imana irakora. Ubuhanuzi bumanukira muri uwo musaza twari turi kumwe w'umuhanuzi. Yesu nashimwe. Bumanukira muri uwo musaza, abantu muri burangare, muri buze gutakaza byinshi. Bumanukiye muri uwo musaza, akora ku muntu wa mbere, aramubwira ngo Imana yo mu ijuru ikugiriye neza. Aramubwira ngo Imana iguhaye ubutunzi. Iramubwira ngo Imana iguhaye alimentation. Iramubwira ngo Imana iguhaye gutunga ugatunganirwa. Iramubwira ngo nguhaye alimentation nziza cyane. Kandi yari afite alimentation uwo muririmbyi wanjye. Niwe muririmbyi nari mfite umukire, wenda ari nko ku rwego rwa 3. Yari afite alimentation nziza cyane. Imana iramubwira ngo nguhaye alimentation. Ibimubwiye mpita mvuga nti wenda uyu muhanuzi ntiyaba abonye yari iriho, abonye alimentation yari afite akaba ariyo wenda mubwiye. Ariko Imana ntago ivuga ikintu itazakora. Iyo ikubwiye ibyo yakoze ikwibutsa ibyo yakoze, ariko iyo ikubwiye ibindi izagukorera ibizabikora. Ngewe nashidikanyaga nk'umuntu ndimo kwibaza, ariko mureke muraza kumva. Imubwira ibyo ngibyo. Igera ku mukecuru wa kabiri twari turi kumwe, iramubwira ngo nguhaye abakazana, nguhaye n'abakwe, nguhaye umugisha, nguhaye akazi, nguhaye ku mafaranga, nguhaye kurya ukarya neza. Igera ku muhungu wa kabiri twari twajyanye w'umusore yanganaga nk'uyu nguyu, iramubwira ngo, reka mwumve uwo musore ibibazo yari yahuye nabyo. Uwo musore yari umumotari, afite moto ebyiri. Moto ya mbere yatwarwaga n'umushoferi yari yarayihaye. Uwo mushoferi barayimwiba. Bayimwibye muri icyo cyumweru, uwo nguwo nawe iyo yatwaraga yindi, nawe ayiparitse ahantu agiye muri resitora, agitangira kurya bahita bayiba, bahita bayijyana. Moto ze zari ebyiri bahita bazijyana, nta kintu yari asigariyeho. Muri iyo minsi abantu nibo bamugiraga neza, nanjye n'icyo bamufasha kuko nabaga nshobojwe. Abantu nibo bamugiraga neza, nta kintu yari ariho, nta mafaranga yari afite no kujya aho ngaho twe twamutegeye. Ariko Imana iramubwira ngo nguhaye inzu, nguhaye amafaranga, nguhaye akazi keza, nguhaye urugo, nkubakiye urugo, nguhaye ubutunzi, nkugiriye neza, ibyawe byose byagiye, ndagushumbishije. Ubwo murumva turi kuganira kandi turi mu buhamya kandi turi mu ijambo ry'Imana. Niba ihaye uwo nyobora wa mbere ikavuga ngo nguhaye alimentation, ikagera ku wa kabiri ikamubwira ngo nguhaye akazi, nguhaye abakazana, nguhaye ubutunzi, nguhaye gutunga, nguhaye kurya,
igeze kuwa gatatu w'uwo musore iramubwiye ngo nguhaye inzu, nkubakiye urugo, nguhaye ubutunzi, nguhaye amafaranga, ndagushumbishije, njyewe nari umuyobozi wabo. ubwo ari nkawe wakumva ko iri ubugoyiki. ubwo numvaga njyewe igiye kuma etaje, ndi buva aho ngaho igahita ima etaje, ikampa imodoka nziza, niba yihaye abo nyobora kandi ari njyewe wabajyanye ku musozi, ikabaha ibyo ngibyo. nk'umwana w'umuntu nahise numva yuko igiye kuma ibintu birenze ibyabo, ibikubye inshuro nyinshi. siko nawe byakugendekera? siko byakugendekera? ingezeho rero amfataho, arambwira ngo ugiye guhura n'ikintu gikomeye cyane. nakabivuze mbabaye, ariko ndabivuga wenda turimo guseka kuko turimo kuganira. nari niteguye etaje, nari niteguye ubutunzi bwinshi cyane. arambwira ngo ugiye guhura n'ikintu gikomeye cyane, ngo kandi abantu bazakuvuga, n'utazi kuvuga wese azakuvuga, abantu bo ku rusengero bazakuvuga, n'umuntu utazi kuvuga wese azakuvuga. irambwira ngo abaririmbyi uyobora bazavuga, n'utajyaga avuga wese azavuga. irambwira ngo abo mu rusengero bose bazavuga, n'umuntu utazi kuvuga azavuga, abakuzi bazavuga, n'utazi kuvuga azavuga. ibyo nari niteguye bibusana n'iby'imbwiye. ajenga mu maso, mpita mfukama ndababwira ngo munsabire imbaraga zo kubyakira, munsabire imbaraga zo kugira ngo Imana izabane nanjye muri iki kintu. dusengera wa undi wa mbere kugira ngo Imana izabisohoze neza, dusengera wa kabiri, dusengera wa gatatu, nanjye baransengera ngo Imana izampa imbaraga zo kuzabicamo neza. ntabwo yari imbwiye icyo ari cyo, ntiyari imbwiye icyo nzahura nacyo. turacyari kumwe se? reka mbabwire uko byagiye bisohora rero. wa undi wa alimentation mu kwezi kumwe, hari undi muntu wari ufite alimentation hakurya ye, nk'uko yaba afite alimentation hano, hari undi uyifite hariya babangikanye bateganye. wa wundi bari bateganye yari afite alimentation nziza cyane, ahura n'ikibazo cya rambere yagiye afata zitandukanye, abantu baramutera, bamuteye abura icyo kubishyura. ahita agenda atakira wa wundi aramuga ngo wambabaruka mu mafaranga makeya nkikiza bano bantu, ubundi nkaba nkuhunze gatoya, iyi alimentation tukavugana amafaranga uzama ukazabigenda umpa makeya rwose, ugahita uyiyegukanira. uyu mwanya tukandika yuko uyegukanye, ukazabigenda umpa makeya kuko hari umwizerwa. bigenda gutyo muri za nzira z'Imana, Imana ihita imwegurira. ababonye alimentation ya kangahe? ya kabiri. Imana imugirira neza. kuri ubu ngubu urwego tugezeho, afite shop y'imyenda nziza cyane, akagira n'indi alimentation, afite alimentation ebyiri. ibyo bintu Imana yabikoze 2015 kugeza n'uyu mwanya. afite alimentation ebyiri nziza cyane, afite na shop y'imyenda nziza, arangura mu Bushinwa akaza akanaranguza n'abandi. Imana mu butunzi, ataha muri etaje ye. Imana mu ubwo butunzi. tugeze kuri wa mukecuru wa kabiri, Imana yamuhaye abakazana, imuha abakwe, imuha n'akazi. afite akazi kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi. Imana imuhaye imibereho myiza, afite abuzukuru 12. ubwo Imana yasohoreje wa undi wa mbere, isohoreza n'uwa kabiri. wa muhungu rero yaje guhita akorera perimi. ibyo byose yatwaraga moto nta perimi afite, ayikorera. ageze ku kizami cya kabiri, umupolisi ahita amubwira ngo rekera aho ngaho nibagusinyire. amen. ibindi bizamata bikoze. abona perimi. akibona perimi yabonye akazi mu kigo cyiza cyane cyitwa Save the Children, bamutangiza amafaranga meza. ubu ngubu afite inzu ye nziza, afite umugore n'abana babayeho neza, afite ako kazi kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi. ako kazi keza ko mutambaza ngo wowe byasohoye gute rero? ubwo ndimo navuga kugusenga tukarindira icyo Imana yatubwiye, kandi Imana igakora icyo yavuze. ubwo rero ni njyewe wari usigaye gusohorezwa amasezerano.
babandi bose ubwo amasezerano yarasohoye, ni njyewe wari usigaye kugira ngo sohorezwe amasezerano. Tukiva aho ngaho rero nahise mfata gahunda nk'umwana w'umuntu, ndavuga ngo ngiye gukora inzira zose, mfungira ikintu cyose kizatuma abantu wenda bavuga, kuko Imana yari imbwiye gutyo. Ntekereza nk'umwana w'umuntu, naravuze ngo icya mbere cyo ndi umudiyakoni, icya kabiri ndavuga ngo ndi umuyobozi wa korali nziza cyane, icya gatatu ndavuga ngo ndi umukristo. Ndavuga ngo ni iki nakora abantu bose bazavuga, ni iki nakora abo mu itorero bazavuga, abaririmbyi bakavuga. Ndatekereza nk'umwana w'umuntu, byose mbishyira ku munzani. Ndavuga ngo Satani ashobora kuzanteza ikintu nkagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, nicyo abantu bose bashobora kuzavuga. Bakazavuga ngo diyakoni runaka, bakazajya bavuga perezida wa korali, bakavuga ngo wa wundi bakavuga icyo kintu. Ndavuga ngo reka mfunge inzira zose. Nari nkoze nk'umwana w'umuntu, nari mfite akazi kandi kari keza. Ndavuga ngo ngiye gufunga izi nzira zose. Kuva mu rugo njya ku rusengero hari iminota nk'itanu cyangwa se 3. Kuva mu rugo njya ku kazi hari iminota ni nk'8. Navaga mu rugo nkanyura ku rusengero nkajya ku kazi hari iminota nk'8. Ndavuga ngo ngiye kuzajya mva mu rugo njya ku kazi, mve ku kazi njya ku rusengero, nimva ku rusengero njye mu rugo. Ubwo ndimo gufunga inzira. Ndavuga ngo korali yanjye nimba ndimo gutanga amatangazo, wenda nahagurukije abaririmbyi turimo gutanga amatangazo, repetition isoje, umuntu yajyaga gusenga mubwiye ngo wowe sengera gusoza kwa repetition, yarangizaga gusenga ntaraho ngaho, yarangizaga gusenga nageze mu rugo, ngo bitagenda bite, hatagira umubyeyi cyangwa se umukobwa uba afite ikibazo akambwira ati perezida mfite ikibazo, dusigarane, wenda akasigara ambwira ibibazo wenda byo mu murimo cyangwa se byo mu rugo iwe, tukaba twatindana, twamarana umwanya wenda tukagwa muri cyaha. Ndabyirinda. Ndavuga ngo bazajya basohoka batansanga aho ngaho, bagasoza amatangazo tugasenga, igihe cyo gusenga nkahita njya mu rugo, bagasoza basanga njye ntari aho ngaho. Iteraniro ryo ku cyumweru ryajyaga gusoza, bagasoza nageze mu rugo, kugira ngo nirinde ibyo bintu. Navaga ku kazi nyirinda ko hari umuntu w'umudamu cyangwa umukobwa wansuhuza ngo dutindane, nkavuga ngo reka ntangire inzira zose ngere mu rugo, mpita mva mu rugo, wenda nza ku rusengero, mva ku rusengero subira mu rugo. Nizo gahunda nakoraga. Nta muririmbyi wanjye w'umudamu nari ngisura, nta muririmbyi wanjye w'umukobwa nari ngisura, kugira ngo mfunge izo nzira zose. Murumva ntari nazifunze? Murumva ntari nazifunze neza? Tugera mu kwezi kwa 11, Imana yabitubwiye mu kwezi kwa 6 cyangwa se kugeza mu kwezi kwa 8. Ngiye mu kwezi kwa 11, wa muhanuzi araza muri uko kwezi, arambwira ati senga Imana. Imana irambwiye ngo cya kintu kiraba muri uko kwezi. Kandi urumva nari narafunze izo nzira natekerezaga. Fata amasengesho ndasenga. Tugeze ku itariki nk'esheshatu, araza arambwira ngo Imana irambwiye ngo cya kintu kiraba muri iki cyumweru. Senga Imana ngo Mana mpa imbaraga, kandi niba ari bishoboka ugikureho. Tugera ku itariki imwe, araza nsanga ku kazi ari mu gitondo saa 2. Arambwira ngo Imana yambwiye ngo nirirwane nawe, cya kintu kiraba uyu munsi. Ubwo ari nkawe wabyifata muti? Nari ntangiye akazi ari mu gitondo, ngera ku kazi nsimbuye bagenzi banjye, arambwira ngo Imana yambwiye ngo twirirwane, ngo cya kintu kiraba uyu munsi. Imana yambwiye ngo ngusengere, Imana yambwiye ngo ukore akazi, nanjye ndi hano, nanjye ndimo kugusengera. Nakoze akazi umutima utari hamwe, isaha ya mbere, isaha ya kabiri, isaha ya 3, umutima utari hamwe. Tugeze saa 8, nakoraga kuri sitasiyo yari ikomeye, nkorera umuntu ukomeye, kandi umuntu ukomeye, kandi umuntu w'umugome. Wenda mu bantu bisi harimo abantu babagome, cyangwa se abantu bafite uburakari, cyangwa se wenda bateye ukundi, badateye nkamwe, bateye ukundi. Twari dukoranye imyaka igera mu 8. Urumva umuntu dukoranye imyaka 8,
namwe twabanye kuva mu gitondo wenda harabona amenye none umuntu twari dukoranye imyaka 8 twari tubanye neza kandi nari muzi wese. Tugeze saa 8 ntangiye kubara imibare y'akazi sanga ndi kugwa mu gihombo cy'amafaranga menshi cyane. Sanga ndi kugwa mu gihombo cy'amafaranga 3,990,000 kandi nabaraga buri munsi, kandi ayo mafaranga ari menshi ntabwo nagombaga kuba nyafite mu rugo ngo nyishyure. Ndabara sanga ni 3,990,000. Mamagara umugenzi wanjye umwe turabara sanga ni 3,990,000. Mamagara abandi bagenzi banjye b'abayobozi banjye turabarana dusanga ni 3,990,000 kandi nta n'ibihumbi 100 icyo gihe nari mfite cash wenda yanjye bwite. Umutima wanjye uhita ugenda, numva mbaye nkubaye paralize, numva mbuze icyo gukora, ndavuga ngo cya kintu ni iki ngiki. Igihe nyiri muri ibyo ngibyo umuyobozi wanjye arambwira ati ngo nta kindi nyine tugiye kumenyesha boss, kandi nababwiye ko yari umuntu utandukanye nyine wenda n'abandi. Wa musaza yari ari hanze mpita mubwira ntimuhuye n'ikibazo cy'igihombo, sengera Imana cya 3,990,000 ingahe. Wa muyobozi wanjye ahamagaye umukoresha wanjye ahita avuga ngo ihita umufata umujyane muri biro yanjye mumufungiranemo ntavemo, aravamo uko mageze. Aramfata turagenda tujyanayo hamwe na sekreteri we, tuguma muri biro byari nka saa 10. Baramuhamagara nyine ko twahageze, telefone ntiyacamo. Bamuhamagaye telefone ntiyacamo, wa musaza nyitandukana nawe yahise yurira umusozi ajya gusenga Imana, ajyana n'abandi banyamasengesho bajya gusenga Imana. Mugenzi wawe nahura n'ikibazo uzafata umwanya wo gusenga Imana, umushumba nahura n'ikibazo umusengera Imana, cyangwa se inama nihura n'ikibazo umushumba we buriya ahita azamuka akajya gusenga Imana. Wa musaza ahita ajya gusenga Imana. Ubwo ngo arimo gusenga yabonye mfungiranye ahantu, abona marayika araje ahita amfata ankuramo, marayika ahita ncira kanza arambwira ngo genda. Ibyo yabimbwiye nyuma. Noneho turaho hantu muri biro twafunze urufunguzo ni sekreteri rufite kugira ngo wenda ntakenera kuza kujya hanze nkabacika, kandi nanjye mu mutima hari hajemo ko nindamuka mvuye aho ngaho ntagomba kugaragara, kubera ko umuyobozi wanjye nari muzi, nari nzi ukuntu ateye, nari nzi ibyo byose, yari akomeye, nari muzi, iyo myaka yose nari muzi. Nababwira ngo mumbabarire njye hanze mvugane n'umuntu kuri telefone bakaba umuntu mperekeza. Nababwira ngo mureke njye kwihagarika bakaba umuntu mperekeza. Nabuze uko mva aho hantu. Baramuhamagara, bahereye saa 10 bamuhamagara, bagafata telefone bakamuhamagara nticemo, inshuro ya mbere nticemo, iya kabiri nticemo, kandi abandi bakamuhamagara bakamubona. Bamuhamagara inshuro zirenga 40, telefone idacamo, kandi abandi bamuhamagara bakamubona. Ni Imana yari yafunze rezo hagati ye n'abantu twari turi kumwe. Imana yari yakwiyeho rezo hagati ye n'abantu twari turi kumwe. Bigera mu masamo ya hafi saa 2 bamuhamagaye byanze. Turi ku mbaraga z'iki? Imbaraga z'Imana, ariko turi ku mbaraga z'imirimo. Nabwiye ngo imbaraga z'imirimo zikwambutsa aho abandi batakwambuka. Bigeze rero nka saa 1 zishyira saa 2 baravuga bati twamuhamagaye biranga, reka dutahe, uzagaruke ejo mu gitondo tuzamwerekeza inshuro twamuhamagaye, tuzamusobanurira, ubwo ngubwo ejo nibwo tuzabisubiramo. Mu mutima ndavuga ni Imana ashimwa ko nsohotse hano hantu, ntago nshobora kuhagaruka. Dusohotse bita mfata umwanzuro ndavuga ngo ngiye gutoroka iki gihugu ngende. Ngiye gutoroka iki gihugu ngende, nta kindi kintu nakora. Simfite ubwishyu bwa 3,990,000 ingahe, kandi ntabwo no mugabo ashobora kunsiga ndi muzima. Bita mfata umwanzuro nkiva aho ngaho. Mpamagara wa musaza ndavuga ngo nsohotse hano, ariko bambwiye kuzitaba ejo, ariko ndavuga ngo mbabarira uze ndagushaka. Ahita ambwira iryo yerekwa yagize byuko yabonye marayika ansohora aho ngaho akanshira kanza kambwira ngo ngende. Nyimubona ndavuga nti rero mfashe umwanzuro wo gutoroka iki gihugu nkagenda nkigira hanze, ningenda nkajya hanze wenda
nagira igihe azambabara cyangwa se nimbona ubwishyu wenda nzaba mwishyura, ariko ntabwo naguma imbere kuko nabigisenzegeri. Ahita ambwira ati nanjye nkurikije uko muzi, igendere, wakwigendera. Mpamagara mugenzi wanjye rero inshuti yanjye twakoranaga, ako kantu mukumve. Mpamagara mugenzi wanjye inshuti yanjye, yari inshuti yanjye magara twakoranaga. Ndamubwira inti rero mwana, nafashe umwanzuro wo gutoroka kubera nawe uzi ikibazo nahuye nacyo. Arambwira ati wafashe umwanzuro mwiza, nkurikije uburyo umuyobozi wacu tumuzi cyangwa se boss wacu tumuzi, wafashe umwanzuro mwiza. Mwumva akantu yangireho inama. Arambwira ati reka mugire inama, si ufashe umwanzuro wo gutoroka igihugu ukagenda, si usize umudamu n'abana. Twari dufite abo bana batatu, umuto yari afite amezi 6, uruhinja rwari rufite amezi 6. Arambwira ati ufashe umwanzuro wo kugenda, ngwino mu kazi, uracyari umukozi, ngwino mu kazi uterure amafaranga, ufate wenda nka miliyoni 15 uzijyane, ufate n'ibipapuro mvunjwa faranga icyo bita bo. Ibyo bipapuro mvunjwa faranga ubime, nzabivunja amafaranga, nzayaha umuryango wawe. Ayo mafaranga azagira akamaro umuryango wawe, nawe aho ugiye hanze azakugira akamaro, azagufasha muri byinshi. N'ubundi uragiye abantu bazavuga ko wibye kandi nta kintu wibye, ariko ayo mafaranga nuyafata bazabivuga ariko azakugira akamaro, n'umuryango wawe uzasigara ubayeho neza. Niyarangira inama nziza nk'umwana w'umuntu yarangira inama nziza, sibyo se? Yarangira inama nziza, angiriye iyo nama numva koko niyo. Numva nindamuka ngiye nta matike mfite yo kujya hanze, nindamuka ngezeyo nzabaho gute ndi umunyamahanga, umuryango wanjye nsizeho madamu n'abana 3 bazabaho bate? Numva ngira inama nziza. Ndabubwira nti sawa urakoze cyane, nkomeza mu rugendo. Wa musaza ndi kumwe nawe ndamubwira nti ikintu cya mbere ngiye gukora, reka njye gusezera ku muyobozi w'itorero. Imana yambwiye ko abantu bazavuga, Imana yambwiye ko abaririmbyi bazavuga, reka njye kumenyesha umuyobozi w'itorero, nibavuga azamenye icyo nziza. Nkuko wajya kureba umushumba, njya kumureba, twageze iwe ndamutekereza, mubwira igihombo nahuye nacyo, ndamubwira byose. Nyitandukana nawe, ngeze mu nzira ndimo kujya iwanjye, ngeze ahantu mpita sa nk'ubuzerezo, muri njyewe sa nk'ubuzerezo. Numva umutima wanjye ugiye ahandi, numva umutima wanjye utangiye kunyigisha, numva umutima wanjye utangiye kunganiriza. Umutima urambwira ngo nuramuka ugiye ku kazi ugaterera amafaranga ukagenda, kwa uzabura uzasenga Imana ngo nikurengere. Ahantu uzagenda kuzasenga Imana ngo nikurengere, nuwo waraterera ayo mafaranga uzajya usenga irihe sengesho? Nuwo waraterera ayo mafaranga uzabwira Imana ngo ko narenganye wambabariye ukasubiza mu gihugu? Uzabwira Imana ngo wandindiye abana kuko ndi hano mu buhungiro kandi waraterera amafaranga? N'umutima wanjye wari uri munganiriza. Mitafata telefone, mpamagara wa mugenzi wanjye, ndamubwira ngo muvandimwe, warungiriye inama nziza kandi ni nziza, ariko umutima wanjye urabyanze. Umutima wanjye urambwiye ngo sinkore iryo kosa ryo kuba naterura amafaranga y'abandi ngo nyajyane, ningende nk'umwere. Imana irabizi ko aya mafaranga ntigeze nyaryaho na make, ningende nk'umwere, ningerayo nzajya nsenga Imana kandi Imana izantabara. Arambwira ngo ubaye ikigoryi, ngo ubaye ngo nyine ngo ngura umurokore, nyine ngo uburokore bwawe ngo nakazi kawe, ngo ubwo abana bawe nibabaho nabi ngo nakazi kawe, ngo nawe aho ugiye ngo nubaho nabi ngo nakazi kawe, ngo wanze kuyaterura. Kandi nari mfite amafaranga 15,000 imbere n'inyuma. Mu rugo twari dufite amafaranga 15,000 imbere n'inyuma. Itike nari bukoreshe mva mu gihugu yari 10,000, hagomba gusigara 5,000 gusa. Ambwira gutyo, ndavuga nti nafashe umwanzuro ngiye n'umutima wanjye ko ntashobora kwiba amafaranga. Ngeze mu rugo ni inzira ndende, madamu mpakira ibintu ndagenda, ubwo namusigiye 5,000 imbere n'inyuma. Madamu narambwiye ngo sinabanye nabi, sinakoreye Imana nabi, Imana yo mu ijuru nakoreye izagutunge n'abana, nanjye nzajya mbasabira kandi nanjye Imana izabana nanjye. Mpita ngenda, naragiye njya hanze, njya mu gihugu kimwe, ariko mu gitondo baranshatse barambura birebire, mara namaze nk'ukwezi bari mu kushaka. Umuntu umwe araza abwira boss ati namubonye ari Bugande, kandi ntago nari ndi Bugande. Ati namubonye ari Kampala, mpa amafaranga mukuzanira. Amuha amafaranga, naracurujwe,
amuha amafaranga. Amuhaye amafaranga aragenda arayirira kuko ntiyarazi ahantu undi aragenda aravuga ngo namufashe nanamuzanye ari ku murenge wa Kacyiru. Amuha amafaranga, bagiyeyo barambura. Abantu bakamamagara, nari nibereye i Burundi, bakamamagara bagasanga ndi Burundi ndiho neza. Nabo umuryango barabyumvishe ngo nafashwe igikuba kiracika, baramamagara. Ndavuga nti hoya nibereye i Burundi rwose, nari nasanze umuntu w'umukristo turi kumwe. Ariko navaga i Burundi muri weekend imwe nkaza gusenga Imana, kandi nazaga mu Rwanda. Nageze i Burundi mbana n'umuntu w'umunyamafaranga aramfasha akajya amamatike. Nazaga mu Rwanda muri weekend nkaza kwa gatanu ninjoro, kubera ko murumva narashakishwaga. Nazaga kwa gatanu ninjoro nkahita njya Kanyarira ku musozi gusenga Imana, nkasenga nkabwira Imana ngo wambabaye ukankura muri iki kintu ndimo koko Mana. Nkasenga wa mugenzi wanjye kuko yari yaratangiye akazi, nkatega imodoka ninjoro nkagera Nyabugogo mwijoro nka saa 4 saa 3 n'ibindi, agahita ashyira mu modoka nkagenda nkajya mu rugo nkareba umuryango wanjye. Nareba umuryango wanjye mu rukerera saa 10 nkaba mfashe bisi nsubiye i Burundi. Nabikoraga kenshi, abantu batazi yuko nza mu Rwanda nabo bose bamiga bashaka amafaranga, ntibari babizi, murumva bari kubona amafaranga menshi. Nabikoraga gutya kenshi. Nasenga Imana ikambwira ngo iki, nasenga Imana ikambwira ngo nguhaye costume, nasenga Imana ikambwira ngo nguhaye inkoni, nasenga Imana ikambwira ngo nguhaye imibereho, cya kintu ntikivugeho. Nkakomeza nsenga Imana, cya kintu ntikivugeho. Umunsi umwe ngiye gusenga, nababwiye ngo imbaraga z'imirimo zikwambutsa abandi batakwambuka. Ngiye gusenga, navuye i Burundi nza gusengera i Cyangugu. I Burundi nta misozi yari iriyo gusengeraho, nta misozi igibayo yo gusengeraho, nta buvumo bubayo. Twashakaga dusengera mu byumba tukahabura. Ubwo nateze kuva i Bujumbura nzi Cyangugu. Navuye i Bujumbura nzi Cyangugu nje kureba icyumba cy'amasengesho nasengeramo. Ndimo gusenga, umuhanuzi arambwira ngo Imana yo mu ijuru iragutabaye. Imana ikwibukiye ku kintu wakoze mu nzu yayo. Imana ikwibukiye ku cyuma waguze kiri mu nzu yanjye, kirimo gucurangira abantu. Nari narigeze guhembwa rimwe mpita njya mu mujyi ngura gitari ndayizana nyihakora, ndavuga ni gitari gicurangira abantu b'Imana. Imana yo mu ijuru izajya indebera kuri gitari. Imana yavuga ngo nkwibukiye ku cyuma waguze kiri mu nzu yanjye, ngo iki kintu nicyo nkwibukiyeho, ndagutabaye ndakurengeye, nkoze ibintu abana b'abantu batakora. Nari narahamagaye bavoka nkababwira icyo kintu nkakibatekereza. Umwavoka umwe nahamagaye n'umudamu wa mukuru wanjye, arambwira ati reka iki ngiki ntabwo twajya kukiburana, iki ngiki byihoreye rwose, ubu warangije kwitanga, iki ngiki abavoka nta kintu twagikoraho. Mpamagara undi mwavoka w'umushuti wanjye ari perezida wa korali ya Madamu, arambwira ati ibi ngibi rwose byihorere, iki ntabwo gishobora, genda wigumire iyo ngiyo ntuzigere ugaruka mu Rwanda. Abavoka bari barabinaniwe nyine, ariko Imana irambwira ngo ndakirangije. Nababwiye ngo imbaraga z'imirimo zikwambutsa aho abandi batakwambuka. Ikintu waba warakoze mu nzu y'Imana, ikintu waba warakoreye umuturanyi, ikintu waba warakoreye abantu muvukana, ikintu waba warakoreye abantu musengana, ikintu waba warakoreye umushumba wawe, ikintu cyose wakoze, ntugire ngo ni imfabusa. Iyi mirimo murangije gukora, ntugire ngo ni imfabusa. Imirimo yose mwakoreye hano mu nzu y'Imana, imirimo waba warakoreye abantu muturanye, imirimo waba warakoreye umuntu uwo ari we wese, imirimo waba warakoreye umuntu uri kwa muganga, imirimo waba warakoreye umuntu uri mu nzu y'imbohe, ntugire ngo ni imfabusa. Mama, papa, bavandimwe banjye, ntimugire ngo ni imfabusa. Imana irambwira ngo nkwibukiye ku cyuma waguze kiri mu nzu yanjye. Imana irambwira ngo ndakurengeye. Ngiva aho ngaho mu cyumweru kimwe wa musaza ahita ampamagara, arambwira ngo Imana yo mu ijuru irambwira ngo cya kintu irakirangiza muri uku kwezi. Abimbwiye numva nshakisha inzira nk'umwana w'umuntu. Njye w'Imana imbwiye ikintu mpita nshakisha inzira nk'umwana w'umuntu, nkahita ntekereza inzira, nkayitekerereza. Murumva yambwiye ngo uzahura n'ikintu abantu bose bazavuga, mpita ntekereza, ndavuga ngo reka mfunge inzira. None mbwiye icyo ngicyo mpita ntekereza, sanga inzira zose nta nzira bishobora kuba byanyuramo. Mpita nirwanirira, mfata abantu bo mu muryango nka 5 n'inshuti zanjye, nafashemo umupasiteri, mfata abandi bantu b'inshuti zanjye, ndababwira ni mungire kwa bosi mu munsi 2 imbabazi, murebe ko wenda yamabarira. Tinya nabo baravuga ati ntitwamuhinguka imbere. Nari nirwaniriye.
baravuga ati ntitwamuhinguka imbere. mpita njya gusenga, ngiye gusenga njya kureba undi muntu nari nzi w'umuhanuzi, mujyaho ndamubwira nyabona nsengera bimeze gutya na gutya. ubwo nagendaga nihisha nyine njyayo. arambwira ati ko mbonye shobuja ameze nk'incira, ati ko mbonye afite umujinya nk'uw'incira. arambwira ati ahubwo hita ugenda ndabona afite umujinya nk'uw'incira, atari ko reka ngusengera Imana. andambikaho ikiganza aransengera. nyuma rero nibwo uwo musaza yahise ambwira ngo gutyo ngo Imana ngo ikirangije muri uku kwezi. ambwiye ngo ikirangije muri uku kwezi, nahise mvuga ngo reka nakire ko Imana ikirangije. mpita nza mu rugo, nguma mu rugo, nanga gusohoka mu rugo. abo mu rugo aribo bazi ko ndaho ngaho na wa musaza n'abandi bantu nka 5 b'inshuti zanjye magara. nakundaga korali yanjye cyane. muririmbyi jya ukunda korali yawe. muntu usengera hano, kunda itorero ryawe, kunda ahantu usengera, kunda ahantu usengera. buri wese nakunda ahantu asengera, sibyo? niba waragize amahirwe Imana ikakuyobora hano, mbabarira ukunde hano hantu. nuhakunda uhakundishe na mugenzi wawe, nuhakundisha uhakundishe n'undi muvuka, nuhakunda uhakundishe n'umuntu mwabaye inshuti, n'umuntu mwiganye, n'umuntu mwakoranye, umukundisha ahantu nawe ukunda. nakundaga korali yanjye cyane. yasenga gutyo nihishe ndi mu rugo, nkahita mfata abantu bakaza kumfata, nkagenda muri korali nkasenga, ariko nkagira abantu nshyira hanze. nafataga abantu ba bodyguard nka 5 ngo nageraga bandinda, nkabashyira hanze nka 5 bakazenguruka. nyinjiramo nta muririmbyi wabaga yemerewe gufata telefone, nta muririmbyi wabaga yemerewe kureba kuri telefone, kubera ko Imana yambwiye ngo n'abaririmbyi bazavuga, kugira ngo hatagira utanga ubutumwa ngo ari hano bagahita baza kumfata. twasozaga gusenga bahise banshyira mu modoka mpita ngenda, bakagira ngo nsubiye i Burundi. nari ndi mu rugo bizwi na wa musaza n'abantu banjye b'inkoramutima, abo ngabo 5 babaga bandinze. igihe kimwe rero umuririmbyi wanjye ararwara, ajya kwa muganga, yari agiye kubyara. ariko tutaragera aho ngaho abantu baravuze nka kwa kundi Imana yavuze. abakristo baravuga, abadiyakoni baravuga, abaririmbyi baravuga. umuntu akagenda yateruye miliyoni 30, undi akagenda yateruye miliyoni 20, undi akagenda yateruye miliyoni zitagira ingano. yateruye amafaranga ku kazi adashobora no kuzishyura, n'iyo umuryango we wazayishyura nta myaka yabona yazayishyura. abaririmbyi banjye baravuga. umuririmbyi umwe n'ubu ngubu ntago arihana, kandi turaririmbana. kandi njye namubabariye mu mutima, ariko ubwe ntago arafata umwanya wo kwihana, kuko Imana ijya kubirangiza. ndibabwira uburyo yabirangije. Imana ijya kubirangiza yarambwiye ngo witeguye kubabarira umuntu wese wakuvuze, uwo uzamenya n'uwo utazamenya, uwo uzi n'uwo utazi. umuntu uwo ari wese witeguye kumubabarira. ndi kumwe na madamu ndavuga ngo ntago nshobora kumubabarira. madamu arambwira ati si wababarira na runaka ko yagiye mu bantu akavuga gutyo, ntinda kubyakira. Imana irambwira mwumve. Imana irambwira ngo niba utababariye, ubwo nanjye sinkubabariye, ntago ikintu kirangiye. ndavuga Imana, aho kugira ngo ngume mu buhungiro, aho kugira ngo ngume mu gushakishwa, mbabarira iki kintu nukirangiza. nanjye nafashe umwanzuro wo kubabarira. irambwira ngo ndakirangije, nawe fata umwanzuro wo kubabarira. umuririmbyi wanjye rero umwe nihuse ajya kwa muganga kubyara. nababwiye ko nakundaga abaririmbyi banjye. ngiye ndavuga inteka mfata umwanzuro wo kujya kumusura. nari ngiye kumusura kwa muganga, kandi narashakishwaga. njya kwa muganga, nkigera neza ku marembo y'ivuriro, umuntu ahita mfata, azamurika, ahita arambwira ngo ndi umupolisi. nyirebyeho koko nsanga ni umupolisi. arambwira ngo urashakishwa, ngo ndagufashe. arambwira ngo ariko niba yari yarakivuyemo, niba yari umupolisi w'icyo gihe sinzi. arambwira ngo nyine ngo shaka ikintu kugira ngo nyine nkurekure. imbere n'inyuma nta mafaranga mfite 10,000 byakire, mfite na telefone yanjye yakire. arabyanga, arambwira ngo ndashaka amafaranga menshi. sanga ntayo, yaranciye 50,000 kandi ntayo nari mfite.
akajya agahamagara abandi bantu akababwira ati ndamufite nyine ngiye kumuzana ngo munyohereze Pandagari. nkavuga ndayakura he koko? mpamagara umuntu umwe w'inshuti yanjye yaje nsanga afite 21, arambwira ati ntabwo ushobora kuyafata atari 50,000. wa muririmbyi wanjye baba bamusezere kwa muganga aba asohotse umugabo wambonye aravuga turi asingabo n'ukuntu arimo gushakishwa tubyagenze biti. arambwira ati ngwino hano. ngiye kugenda bamuramubwira ngo ntiwemere kugenda. wa mugabo araza ndavuga nti nafashwe nkeneye 29 nibyo bibura kugira ngo muhe amafaranga. ahita amereza amafaranga. wa mugabo avuye aho ngaho aravuga ati ndambiwe agasuzuguro k'abadayimoni, reka njye gusenga. yari umushoramari ajya gusenga. agiye gusenga avayo mu gitondo ahamagarwa mu nama y'abashoramari. agiye mu nama y'abashoramari, bagezemo bari mu nama asanga yicaranye na bosi wanjye nakoreraga. igihe bari muri pause cafe ya saa 4 barimo kuganira mu gatari ko ati hari umuhungu wagukoreraga, umuhungu dusengana wagukoreraga, barimo kuganira nyine. ati rwose yahuye n'igihombo aragenda. ahita amubwira mwumva isaha y'Imana iyo yageze. ahita amubwira ngo ariko sundi uwo muhungu ngo yataye urugo rwe, kandi njye naramuhamagaraga, nafataga telefone nkamuhamagara nkamubwira ni boss wambabariye kuzi ko mukore imyaka 8 ko nari umwana mwiza, wambabariye ko ari igihombo nawe nacyo nanjye ntazi aho cyaturutse, wambabariye koko. akavuga ati reka ahubwo ndamutse ngufashe we, akavuga ati ndaje ahubwo nje kugushakisha. none uwo mwanya ahita amubwira ngo uwo mwana ko yataye urugo, wamubwiye akagaruka ubundi akaza tukabura nayo mafaranga akazagenda yanyishyura akigarukira mu rugo. wa mugabo yahise ava mu nama itarangiye, araza arampamagara. ndavuga ni wowe nama yari yo kugira ngo mfate, ntabwo nshobora kuza. ahita aza none haramuhamagara, ahita ashyira speaker aramuhamagara, aramubwira ngo ndi kumwe na wa muhungu wawe ngo ndagira ngo ejo nzamuzane ngo noneho ngo mubarane rwose ngo turebe uburyo twazatugenda tukwishyura. aramubwira ngo oya ngo singombereka kugira ngo umuze no kundeba, ngo azagenda areba abamuyoboraga bagenzi be ngo babibarane. mpita numva bya bintu koko bifite gahunda y'Imana. ndavuga ni tugende. nahise mfata baba bodyguard banjye 5, nagiraga ba bodyguard 5 bangendaho nyine. ndabafata tujya mu modoka turagenda tugera handi nakoreraga. abantu bose bambonye baratangara. baba bodyguard 5 basigaye barinze aho ngaho. twe twafashe izihe ngamba? twe twavuze ngo hashobora kubaho kurwanya umubiri. nababwiye ko ntekereza ku bintu byose. hashobora kubaho ko baneze ngo ndamukenje bahita bamfata. baba bodyguard barakoresha imbaraga z'umubiri turwana intambara y'umubiri. turwaniye umubiri kuko iyo umwuka y'urumva twe twagerageje kuyirwana dusenga Imana ngo bagerageze kurwaniye umubiri. tugezeyo turazamuka muri biro turabara. mureke mwumve rero turimo kubara ya mibare nababwiye ngo twe twabaze dusanga ni 3,990,000. nibyo byari byanteye igikuba, bituma n'umuryango wanjye, bituma n'abana banjye, bituma n'uruhinja rwanjye, bituma nsiga korali nakundaga, bituma nsiga itorero nakundaga nkajya hanze y'igihugu. nari maze amezi angahe? nari maze amezi 6. murumva ni menshi. turimo kubara iyo mibare sanga Satani ni ikintu yakoze kugira ngo anyambike icyo cyasha, ariko kwari kugira ngo iryo sezerano risohore. iby'Imana yavuze ngo abantu bazavuga kwari kugira ngo bisohore. nibisohoreje wa undi wari matasi Imana yimuhaye, igasohoreza wa mubyeyi bimuhaye, igasohoreza wa musore bimuhaye, kwari kugira ngo n'ibyanjye bisohore. tujya mu mibare tubara inshuro ya mbere dusanga ni 350 na bingahe. tujya mu nshuro ya kabiri turabara dusanga ni 350 na bingahe. tujya mu nshuro ya gatatu twabaza inshuro nk'eshanu dusanga ni 350 na bingahe, kandi zari 3,990,000 ingahe. dusanga ni 350 na bingahe. ayo mafaranga niyo ari gutuma mpunga, ayo mafaranga niyo ari gutuma ngira ikibazo ku kazi. ariko mwibaze kugira ngo nsanga ari 3,990,000 ingahe, nitujya kubara ibintu nyakuri dusanga ari 350 na bingahe. wa mugabo ahita ambwira ngo aya ngaya ngo ndahita nanayishyura. abo dukorana, abo twakoranaga barambwira ati dukurikije
n'igihe hamaze dukurikije na bosi n'ibiki, nimugende ibyo tuzabiganiraho nyuma. Duhita dusohoka aho ngaho, mpura rero n'umuntu umwe muri babandi bangurishije, wundi bahaye amafaranga kugira ngo ababwira ko yamfashe. Duhuye ahita amfata ngo ndagufashe we ngo washakishwa. Ndamubwira ngo bahamagare, abahamagaye yasanga ndi umwere, ndimo nagenda nidegemvya hose. Imana yanshyize ku mugaragaro, Imana yabirangije. Ndagira ngo mbabwire ngo handi abantu bavuze, hari umuririmbyi wanjye, uwo muririmbyi wanjye navuze, uwo navuze utari hano, yaragiye aravuga ku kazi, aravuga ati imodoka runaka twara ni ya Jean Paul, njyewe nanayisinyeho mu bagabo bayiguze, njye nasinyeho kandi nta n'ipine ntunze. Aravuga ati n'indi modoka runaka twara mujya mubona yajyaga azamo hano kumureba, nayo niye mu bagabo bayisinyeho. Murabizi ko ndi inshuti, ntituririmba se, sindi inshuti yese, nayo nayisinyeho mu bagabo bayiguze, nanjye nayisinyeho ni ya Jean Paul. Atafite n'izindi moto ebyiri mu muhanda nazo nazisinyeho. Bakumva mfite imodoka ebyiri mu muhanda na moto ebyiri, bakavuga atashobora kuba yarateruwe n'amafaranga menshi cyane. Jyana bivuga ku rusengero, mwumva kuvuga ngo umuntu yaragiye, bagahita bavuga amafaranga menshi cyane kubera bakurikije izo modoka ebyiri, bagakurikiza na moto ebyiri, agacana umuriro. Ubwo n'abandi bakavuga abantu baravuze, baravuga. Ariko Imana ikirangiza kuri uwo munsi, Imana yarambwiye ngo mwibukiye ku cyuma waguze kiri mu nzu yanjye gikora umurimo wawe. Wowe uramutse uhuye n'ikibazo, ni iki Imana yakwibukiraho mu gihe urimo? Nababwiye ngo Imana yantumye hano ibintu bitatu, siko nababwiye? Turimo kuganira ku ijambo ry'Imana, yabantumyeho ibintu bitatu. Nababwiye ko icya mbere cyari ugushima Imana, icyo ngicyo cyakozwe. Icya kabiri yarambwiye mbwira umuntu wese ashakisha ikintu yakora yazibutsa Imana mu gihe kiri imbere. Murabyumvishe? Buri muntu wese ashakisha ikintu yakora, yagikorera mu nzu y'Imana, yagikorera umushumba, yagikorera umuntu baturanye, yagikorera umuntu azi, ariko buri wese ashaka ikintu cyazamurokora mu gihe kiri imbere. Sinzi ikintu uzahura nacyo mu gihe kiri imbere, sinzi ikintu muzahura nacyo, sinzi ikintu wenda muri iyi karitsiye mushobora kuzahura nacyo, sinzi ikintu wenda mu gihugu twahura nacyo, sinzi ikintu wenda ku isi yose twahura nacyo, ariko Imana yambwiye ko buri wese agomba gushaka ikintu azibutsa Imana. Reka mabwiye, ndimo gusenga nabwiraga Imana ngo Mana, niba wenda ndi n'umunyabyaha, niba hari n'ibyaha naba narakoze bigatuma mpura n'iki kibazo gitumye ndi hanze y'igihugu, nta kintu naba narakoze isegonda rimwe nkiranuka, uramutse wibukiye icyo naba narakoze isegonda rimwe nkiranuka, ko cyandengera kikankura muri iki kibazo. Nta bakene nafashije, nta bana nishyuriye amashuri, nta bantu naba naraguriye ibintu bitandukanye, nta bantu naba narambitse, nta bantu naba naragaburiye. Wambabari ukibuka icyo naba narakoze isegonda rimwe nkiranuka, ko iki kintu naba narakoze isegonda rimwe nkiranuka ko cyandengera. Imana irambwira ngo buri wese aharanire kwezwa no gukiranuka. Icyo ni icya gatatu, aharanire kwezwa no gukiranuka, aharanire kwezwa no gukiranuka. Narangiza guharanira kwezwa no gukiranuka, akora ikintu yazibutsa Imana. Nuramuka ugeze ahantu bikomeye, uzibutsa Imana ngo Mana, ibuka ko naba narakoze iki n'iki. Doruka aba babyeyi bararize, abana bararira, baravuga ngo ibuka yuko imyambaro twambaye ari uyu nguyu wayiduhaye, none aryamye hano yashizemo umwuka. Baravuga ngo ibuka yuko hari igihe twariye ari uyu mubyeyi ubikoze, none aryamye hano ashizemo umwuka. Baravuga ngo Mana yo mu ijuru, ntabwo ushobora kumuha iherezo ryiza,
niba wanamukuyemo umwuka wamuhaye iherezo ryiza, niba wamukuyemo umwuka wakwibutsa iyi mirimo yakoze. Ni iki wazibutsa Imana waba warakoze ugeze aho rukomeye, ugeze aho abandi badashobora kwambuka, wowe ugira ngo uhambuke? Ni iki wakwibutsa Imana? Uyu nyamutunzi yabuze ikintu yakwibutsa Imana, aravuga ngo wambabariye Aburahamu, wabwiye Lazaro ko ariwe wakoze imirimo, wambabariye ukamubwira akagira utuzi dukeya tonyangiriza ku rurimi rwanjye, ko wenda uyu muriro wagabanyuka. Yigenzuye cyangwa se aganiye na Aburahamu, abura ikintu na kimwe yakwibutsa Imana yaba yarakoze, kandi ahantu yari hari hameze nabi. Abiyatari ngo uwo munsi wari umunsi wo gupfa, ntabwo hapfuye umuntu umwe, hishwe abantu benshi cyane, inkota yicishije abantu benshi cyane, kuko Dawidi yari yaravuze ngo ntuzatume runaka ajya ikuzimu kubw'imvi ze, kubw'ukarurwa ikirago, uzakoresha inkota yawe uhite umujyana mu, uzakoresha inkota yawe umukure ku isi. Abiyatari nawe yagombaga gupfa, ariko arabwirwa ngo sindi bukwice muri iki gihe, kuko nibutse ibintu. Nibutse yuko wajya guheka isanduka y'Uwiteka imbere y'umukambwe wanjye Dawidi, kandi aramubwira ngo mu bintu byose byababaje Dawidi, nawe wabaranaga nawe. Mu byamubabaje byose nawe wabaranaga nawe. Aramubwira ngo sindi bukwice muri iki gihe, igende wigirana tote mu gikingi cyawe, kuko wari ukwiriye gupfa, ariko sindi bukwice muri iki gihe. Abiyatari yatabawe n'iki? Meka afite amaguru agenderaho, afata umwanya wo gushima Imana. Icyo twagikoze. Icya kabiri yarambwiye ngo mbwire abantu buri wese yishakira ikintu akora azibutsa Imana. Wagikorera hano mu nzu y'Imana, wagikorera umushumba, wagikorera umuntu muturanye, buri wese agiye kwishakira umurimo agomba gukora, azibutsa Imana mu gihe ageze aho rukomeye, mu gihe ageze ahantu bikomeye abandi bananiwe kwambuka. Azibutsa Imana ngo Mana ibuka ko wenda naguze imeza mu nzu yawe, ibuka ko naguze igitambaro mu nzu yawe, ibuka ko naguze ururabo rwo mu nzu yawe. Mana iki kintu kindengereho. Nuramukugezaho abandi babyeyi bagiye kubyara bakananirwa, bananiwe kubyara, wowe ubona ari finali, uzayibutsa Imana, uzabwira Imana uti Mana ahangaha wandengera kubw'icyo nakoze mu nzu yawe. Nubona aho abandi bananiwe kwambuka, uzabwira Imana ngo wandengera kubwa cya kintu nakoze mu nzu yawe. Buri wese agiye kwishakira umurimo yakora kugira ngo azawibutse Imana. Ikindi, buri wese naharanire gukiranuka. Iyi mirimo Imana ikwibukiraho wabanje kugera mu gihe cyo gukiranuka. Imana yaravuze ngo nugira umutima wicishije bugufi, nugira umutima uhamanya n'uwanjye, icyo uzasaba cyose wizeye uzajyaho. Iyo ufite umutima ukiranutse, ikintu cyose ubwiye Imana nayo ireba umutima wawe ikakumvira, uwo mwanya ikagutabara. Yesu nashimwe. Muharanire kwezwa no gukiranuka, muharanire gukora umurimo wazakwambutsa aho rukomeye. Hari umugabo twabanaga mu rusengero, yazaga gusenga agahagarara haruguru y'urusengero, akaba ari mu modoka. Bagera igihe cyo gutura, yafataga abana be. Uwo mugabo yari azahutse vuba, igeze kuba inzahare azahuka vuba. Azahutse vuba agurira abana be kamera zo gufotora nk'izi ngizi, akababwira ngo bajye mu iteraniro. Bazaga mu iteraniro bagakamera, ariko bakamera barangaza abantu. We akicara mu modoka, bagera igihe cyo gutura akaza afashe inote ye gutya, agatambuka agashyiramo, akongera agasohoka akagenda. Ikindi cyumweru nanone twagera isaha zo gutura, ukabona nka saa 5 ziburi ngaho araje n'amafaranga yafite, aratuye ashyizemo aragenda. Tugeze mu gihe, aza kugera igihe ubwo butunzi bwe burashira, aza kugera igihe abaho nabi. Abayeho nabi, nyuma nanone burongera bushaka kuba nk'ubuza, babaho ukundi kuntu. Ariko icyambabaje nuko yahise areka noneho kujya mu nzu y'Imana. Agera mu gihe ararwara, yarwaye yapfuye, barampamagaye
njyewe uko mundeba mba mu bintu bibiri. Nkunda kubana n'abantu bagize ibyago, nkakunda kubana n'abantu bafite ibirori, abantu bo ku rusengero cyangwa se abantu banzi b'inshuti zanjye. Iyo bambuza ahantu habaye ibirori, iyo bambuza ahantu habaye ubukwe mbese, bagira ngo nahuye n'ikibazo. Iyo bambuza ahantu hapfuye umuntu, bagira ngo nahuye n'ikibazo. Kuko mba muri ibyo bintu uko ari bibiri, kuko habamo umugisha. Umudamu wese amamagara, ndaza mu rugo iwe yapfuye nyine, twari turi kumwe n'abandi bantu tugera muri 4, dukora gahunda yo kuzamushyingura n'iki, ariko dushaka itorero bazamusezereramo. Arambwira ati se buri iwacu ntibyakunda. Ndabubwira ntiyari umukristo wacu, ntabwo yarakira umukristo wacu. Pastor wacu ati reka. Arambwira ati hamagara undi muntu, hari umuririmbyi wanjye wari waragiye ashinga itorero. Arambwira ati wamuhamagaye ko yigeze asengerayo rimwe tukareba ko yamusezerera. Nawe tumuhamagara, arambwira ati Jean Paul, uwo muntu yasengeye wanjye rimwe ako sinigeze mwandika mu gitabo, ntabwo nshobora kumwakira. Tubura ahantu neza bamusezereraho, bamushyingura nk'umuntu utarigeze akandagira no mu nzu y'Imana. Ariko murumva imirimo y'ukuntu yayikoraga, birambabaza cyane. Wowe uramutse ugiye, ni iyihe mirimo ufite wakwibukirwaho? Tugiye gusenga Imana. Ubu ndasoje kandi reka mbabwire ku kantu ko kwihana no gukiranuka. Mwihangane twitware muri uru rugendo turimo neza, dukora ibyo gukiranuka, kuko igihe n'igihe umwami Yesu yaza. Isaha n'isaha umwami Yesu yaza. Niba atinze no kuza igare ryawe ryaza. Njyewe nkora ahantu, nkora mu ruganda rw'inzoga. Reka nabwo mbaheho ubuhamya bw'umunota umwe cyangwa 2. Nkora mu ruganda rw'inzoga. Urwo ruganda rw'inzoga dukoramo turi abantu barenga 80. Abantu nka 4 nitwe tutanywa inzoga. Ndi umupasiteri nyine mu ruganda, ndi umupasiteri. Muri abo bantu 4 tutanywa inzoga, abandi banywa inzoga guhera mu gitondo dutangiye kugeza nimugoroba dutashye. Bemerewe kuzinywa, bazinywa kuva mu gitondo twinjiye mu kazi kugeza nimugoroba dutashye. Uwa gatanu w'umuganda hari igihe baduha inzoga, bagatanga inzoga zo gutahana mu ngo. Hari igihe batanga agakarito, hari igihe batanga bakabavomera ububido bakabaha. Twebwe b'abarokore ntago tuzemerewe, kuko ubwo sinaba naraje kwigisha abantu ibyo kureka ibyaha ngo nindangiza batanga inzoga nanjye nzifate. Sinzemerewe. Abo bapagani cyangwa se abo dukorana badakijijwe, kambwa ati pastor watubabariye ukazifata ukaziduha tukazijyanira koko. Nkababwira ni hoya, ntabwo nahera mu gitondo ku itariki ya mbere cyangwa se ukwezi ngo gushira umwaka ukire mbabwira ngo nimureke inzoga cyangwa se nimwihane, nindangiza mfata inzoga njye kuziguha. Icyo ngicyo nkaba nagitsinze. Hari igihe tuba turi muri pause rero bakanganiza, mwumva amahuriza 2 bampaye. Amahuriza 2 bampaye. Sinjya mfata ku izo nzoga, sinjya zicyura, sinjya fatanya nabo muri ibyo byose. Barambwiye bati ihurizo rya mbere, ariko pastor turamutse tugeze ku munsi w'urubanza tugasanga kunywa inzoga bitari icyaha, twarazinywe tureba kuva 2 kugeza nimugoroba dutashye, tukazinywa kuva ku itariki ya mbere tukarangiza umwaka, pastor ubu turamutse dusanze ku munsi w'urubanza kunywa inzoga bitari icyaha, urabona utahura n'ikibazo? Ndababwira ni hoya, njye sinahura n'ikibazo, kuko kutanywa inzoga nta gihombo naba naragize. Niba waragiye zikagutura ahantu ko mufite ibikomere bamwe zabateye, hari ibikomere by'inzoga wansangana. Barambwira ati cya kabiri, turamutse gikomeye cyane, turamutse tugeze ku murongo w'abarimbuka, turamutse tugeze ku murongo w'abarimbuka tugiye kwa shitani, turabyemeye twebwe tuzajyayo. Nuko bambwiye turabyemeye twebwe tuzajyayo. Turi ku murongo w'abazajyayo tukabona nawe turi inyuma, nawe uri kuri uwo murongo kandi waranze kuzinywa, waranze no gucyura izo nzoga, pastor ubwo ngubwo watwitwara ute? Wagaragara ute mu maso yacu? Imana yo mu ijuru, Imana nakoreye izandinde kurimbukanwa nawe. Murumva ayo mahuriza 2 baba bampaye ataremereye? Nimureke rero duharanire muri uru rugendo kwitwara nk'abana b'Imana. Duharanire ku mwami Yesu aramutse aje no mwanya, aramutse ajejo yahamagara amazina y'abera nawe ukiyumvamo, yahamagara amazina y'abera nanjye nkiyumvamo. Ninde wumva ashaka gukiranuka? Ninde wumva ashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we? Ninde wumva ashaka
gutangira urugendo cyangwa se gukomeza urugendo noneho akiranutse ngo tubanze tumusengere, niturangiza tuze kuri cya kintu cy'imirimo. Nacyo tukivugaho duhite dusenga mite nsoza. Umuntu wumva muri uru rugendo ashaka guhora ahamanya n'umwuka ahantu hose ari, akumva n'umutima we wamutangira ubuhamya, nahaguruke tumusengere. Tugiye gusenga iri sengesho n'umushumba ugiye kurisenga, abwira Imana idushoboze, abwira Imana idushoboze muri uru rugendo, kandi uharanire gukiranuka ku gato no ku kanini, kugira ngo ubwo Umwami Yesu azaza aramutse ahamagaye amazina y'abera n'iryawe rizumvikanemo, aramutse ahamagaye amazina y'abera ntuzasigare. Kandi igare ryawe rishobora kuza tuvuye hano, igare ryawe rishobora kuza ejo, ariko iherezo ryawe ryabiriye. Abantu biyemeje guhamanya n'umwuka wabo, biyemeje guhamanya n'umutima wabo, biyemeje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, biyemeje kugendera muri iyi nzira yo gukiranuka, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Reka dusabe umushumba basengere, nindagiza turavuga kuri icyo cy'imirimo tugisengere, nindagiza mite soza, kandi Imana yo mu ijuru iraduha umugisha. Mana turagushimye kushoboye byose, ducishijwe bugufi n'ijambo ryawe ritsinze mu mitima yacu. Reka utwongerere gukiranuka no kwera ku gato ndetse no ku kanini, n'izina ryawe rikomeye. Ndagira ngo utwambike imbaraga muri rugendo rugoye, abantu barahaguruka bemeye guhamanya n'umutima wabo ko bakurikiye inzira neza, ko bafashe umwanzuro wo kutasubira inyuma. Izina rya Yesu Kristo bambika imbaraga. Urugendo harimo ibidukura byinshi, harimo ibishaka kutubuza urugendo byinshi, ariko bambika imbaraga hasi mu ruhande rwacu, kuko ushoboye byose. Turagushimira kubw'ineza yawe Data, amaboko twayamanitse ngo duhabwe imbaraga nawe kubw'ubuntu no kubw'urukundo ukunda umuntu, mu izina ryawe Yesu, amen. Mana ibahe umugisha, amen. Tugiye gusengera nanone iki cy'imirimo, nimwe mwicayeho gatoya wenda. Tugiye gusengera iki cy'imirimo, ariko nk'uko Imana yambwiye ngo hari ikintu nibutse wakoreye mu nzu yawe, nk'uko Imana yantabaye kuri icyo kintu, maze ayo mezi 6 mu buhungiro kandi abanyarwanda babayeho neza, maze amezi 6 ntari mu mujyi wa Kigali, ntari mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ikambwa ngo ngutabariye ku murimo wabarakoze. Nawe hari umurimo wiyumvishemo wakora kugira ngo uzawibutse Imana. Mukobwa, igihe cyose wavuga ngo ngiye gusaba Imana umugabo, uzavuga utari ko nshingiye kuri kinakoze, Mana wampaye umugabo umeze gutya na gutya. Mubyeyi uramutse ugiye kubyara, hari ikintu waba warakoreye Imana, wakwibutsa Imana uvuga ngo Mana nyibukira kuri iki ngiki, uhita untabara. Mushomeri, hari ikintu wakwibutsa Imana uyibwira ngo Mana wandengeye kuri iki ngiki nakoze, ukantabara ukamvana muri ubushomeri ukampa akazi. Umuntu uwo ari we wese hano yakwishakira umurimo, yazibutsa Imana ageze aho rukomeye. Abandi bazajya kwambuka bibananire, bananirwe kuva mu bushomeri ariko wowe uvemo, bananirwe kuva ku iseta ariko wowe wiveho, bananirwe kuba bakubaka ingo ariko wowe uzubaka, abana babo babeho nabi ariko wowe Imana ikugirire neza, abana bawe babeho neza. Umushumba namfashe asomera ijambo riri muri Yesaya ibice 65 umurongo wa 23 na 24 wonyine. Duhita dusenga Imana. Umuntu wese araba yaganiriye n'umutima we, niba hari icyo ukora ugikore, niba hari icyo wakora hano, niba hari icyo wazakora muri quartier. Yesaya 65 umurongo wa 23 na 24. Buri wese araba yishakira ikintu cyose twagikorera hano. Banegurira ikibo, umuntu wumva ashaka gukora arakora, wumva yazagikorera nyuma azakora. Ndashaka ko buri wese yishakira umurimo uzamwambutsa ahantu rukomeye. Sinzi ibihe biri imbere ibyo ari byo, sinzi ibihe muzahura nabyo ibyo ari byo, sinzi ibihe tuzahura nabyo ibyo ari byo, sinzi ibihe. Imana yambwiye ko buri wese yishakira umurimo uzamwambutsa ahantu rukomeye. Nadusomera iryo jambo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Jambo ry'Imana nk'uko riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 65 ku murongo wa 23 wa 24. Umutwe w'amagambo uravuga ngo isezerano ry'ijuru rishya n'isi nshya. 23. Ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro
rw'abahawe umugisha n'Uwiteka, hamwe n'abazabakomokaho, maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara, kandi bakivuga nzumva. Imana itugirire neza cyane. Mwese muraryumvishe, ni ijambo ry'umugisha, nta wakoreye Imana abana be bazapfa nabi, nta wakoreye Imana uzahurana ikibazo, kuko Imana ukorera ntabwo ikintu cyose wakora, ntabwo Imana yananirwa kugutabara. Ikintu cyose wakora ntabwo Imana izananirwa kukugirira neza. Yesu nashimwe. Ikintu cyose ugiye gukora mu nzu y'Imana, Imana yo mu ijuru igomba kuzakurengera ugeze hahandi rukomeye. Nababwiye ngo buri wese aharanire kuzamuka aho abandi batakwambuka. Niba dushyiraho igiseke, niba sinzi, cyangwa se umuntu wese aganire n'umutima we. Protokole namfashe wenda ukuntu abyumva twabikora. Wenda hari umuntu wumvishe hari ikindi kintu yakongera ku cyo yari yakoze. Wenda hari umuntu wumvishe hari icyo azakora wenda nyuma. Wenda hari umuntu wumvishe hari ikintu agomba kongera gukora mu nzu y'Imana. Wenda hari umuntu wumvishe hari ikintu yashyira mu nzu y'Imana ku buryo azakibutsa Imana. Hari umuntu naha mikoro wenda wumvishe hari ikintu yakora mu nzu y'Imana. Hari ikintu naze hano rwose, naze hano uriya mubyeyi. Afite umwana ndamugoye ariko nta kibazo. Niba protokole ari butwandikire wenda sinzi. Yesu. Nasubiremo wenda mwumve, wenda binyuma ntago mwari mwumvishe. Amen. Nanjye nifuje kuzagura indi ntebe ya plastike hano mu nzu y'Imana. Mu mutunga ibiganza rwose, Imana imuhe umugisha. Kandi igihe cyose uzakibutsa Imana, uzayibwire icyo kintu uzaba warakoze. Imana yo mu ijuru ibirebe, kandi izagira icyo ikora. Hari undi muntu wumva hari ikintu yumvishe azakorera Imana? Reka mbereka kugira ngo twihutishe. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. N'abandi babyifuza muze. Abantu bose bifuza gukora nibaza imbere. Uwumva wese hari ikintu yakora ashaka kuzibutsa Imana, nibaza imbere mbereke. Jean Paul uvuze ikintu cyiza cyane. Ibi nge ntago mbyigishwa, ahubwo ni umuco wanjye. Hari ikintu tumaze iminsi dusengera hano cya mitiweli, tuza kugarukaho, kandi ntekereza ko nagishyizemo sheya itari nkeya kubwo gushaka imirimo nakwibutsa Imana. Si icyo nari nshatse kuvuga, ahubwo ni uko hari iminsi myinshi nabayeho ntafite n'umufasha. Abantu bakajya banseka, atari ko byagenze ute, wabuze n'umwe. Umunsi yabonetse, umunsi yagize gute, yabonetse. Intambara zahereye uwo munsi na bugingo n'ubu. Icyo nshimira Imana ni uko wabonetse nawe yari akomeye mu rugendo arimo. Nkashimira n'Imana ko yamuzaniye igihe. Urayabonye ko igihe hari iki. Mu bintu byajyaga bindya harimo n'izi ntebe. Mu by'ukuri nta zindi nsengero zifite intebe nka zino. Hari ahantu herutse kugera uhasanga intebe nka zino? Oya. Uretse hano iwacu. Barivuguruye bose. Nanjye ndumva kubw'ikintu Imana yankoreye, ntabwo ubukwe burarangira, buracyari mu nzira.
nubwo hari abari kuburwanya, bazanye abana 6, bazanye ngo n'abagore 5, ngo bari kuvuga ntukazicuze. Imana ishimwe cyane. Imana yakomeje gukomeza uwo mutima n'izo ngorane zose. Ndumva nanjye nzazana intebe 30 nidutandukana. Ntabwo ari ibintu nzakora kuko mvuye mu bukwe, ahubwo aka kanya nsohotse hano. Imana imuhe. Aka kanya nsohotse hano, ushinzwe imirimo ampe nimero ya kawunti nyashyiraho cyangwa se aze tuzihahe. Murumva ko n'ingaruka hano muzaba mwicaye neza. Izo ntebe 30 ziboneke mu nzu y'Imana. Nimujya muzicaraho, mujye muvuga ati Imana ihereze umugisha umuntu wakoze iki gikorwa, kandi Imana izamwibuke igihe cyose. Imana izamwibuke mu byo azaba yerekeje amaboko. Imana izamwibuke ahantu urugamba rwakwitambika urwo ari rwo rwose. Izohereza ingabo zishinzwe kurwanira abera zizahite zimurengera ku bw'izi ntebe atanze 30. Ibyanjye bigomba gukorera Imana. Haleluya. Naje kubwo gufashwa n'Imana, naje ku cyumweru nzatanga 2 kubwo ubushobozi mfite. Imana imuhe imigisha, kandi umupapa wacu Imana imurenge kandi azakomeza abyibutsa Imana. Haleluya. Nanjye nageze muri urusengero, n'ubwa mbere nari mpageze, naje ntazi n'urusengero ndi bwinjire mu rwariro. Nageze hariya ndi kuzamuka kuko ndi mushyashya nyine, mbwira umwagenti se hano hafi hari urusengero ruhari. Numvaga nshaka kujya mu nzu y'Imana gusa Ubwo ntuzahite uhava rero. Nuko arambwira ngo rero ngo katira hariya gutya nyine, aranyobora. Ahangaha ni Imana yashimye ko nza guterana namwe. Mu by'ukuri hari ibintu Imana yagiye ikora, hari n'ibyo iri kunkorera muri iyi minsi ndi kubona. Gusa nshimye Imana mu mutima, nawe mpagaze muri aka kanya. Uyu muntu Imana yari ari kumwe nawe pe, yavuganye nayo. Ibibazo ni byinshi, ibigeragezo ni byinshi, ku buryo ntagisinzira kubera agahinda n'akababaro mfite muri iyi minsi ingahe. Imana yamwishyura kurengera. Ariko kubwo igitangaza Imana iri kugenda inkorera, ari kunkomeza. Hari akandi kantu naje gutekereza, niciye hariya ko mfite ikibazo cy'uburwayi, numva akaguru biranze, nkumva naza nkafata nk'intebe nkicara gutya nkarambuye bikanga, ndabigenza, ariko nkomeza kwihangana. Nanjye nemeye kuzazana izindi ntebe 2 za plastique cy'umweru. Amen. Amen. Gusenga, hari undi wumva hari ikintu kimukoze ku mutima, cyangwa se niba muzanakora mu ibanga nta kibazo, ariko nshimishijwe nuko nzagaruka mwicaye neza. Niyo natinda kugaruka nkazumva amakuru ko mwicaye neza. Murumva habonetse intebe 33. Namwe abari ndabizi ko muzakora mu ibanga. Si niyo mirimo gusa, ntabwo ari intebe gusa Imana izareba. Imana izakora no ku bindi byose muzakora, na bya bindi byakozwe n'indi mirimo. Wakorera umuturanyi, wakorera umuntu, wakorera umuntu wari wese umurimo, wakora ikintu icyo ari cyo cyose uzibutsa Imana. Ufata ikintu muri wowe uzibutsa Imana, ukibike ku mutima wawe. Uzibutsa Imana ugeze aho ukomeye, uzibutsa Imana ugeze aho abandi batakwambuka, wowe ukibike ku mutima wawe. Uvuga uti iki nanjye nzakirisha. Nimuhaguruke rero dusenge. Nimuhaguruke dusenge. Buri wese nyine ubwo nakibike ku mutima. Icyo wakoze n'icyo ugambiriye kuzakora kibike ku mutima, uvuga uti iki nzakirisha. Iki nzakirisha tugeze aho abandi batakwambuka. Iki nzakirisha tugeze aho abandi badashobora kurenga. Iki nzakirisha imbere y'Imana. Nanjye nshobora kubwira Imana ngo ni byinshi mfite nayibwira, ariko nshobora kuyibwira ngo n'itariki 14 naturutse mu rugo iwanjye saa 10 nje mu Kinigi kugira ngo mbwire abantu bawe ibyawe. Iki nacyo nakirisha, kandi Imana yandengera. Imana yanyambutsa abandi batakwambuka.
tugiye gusenga, buri wese araganira n'umutima we, ahite yemeza ikintu azabwira Imana, ahite atekereza ikintu kiri ku mutima we azarisha igihe azaba ageze ahantu abandi badashobora kurya, abandi badashobora kwambuka, abandi badashobora kubaho, abandi badashobora. Wowe uzakibwira Imana, ukivuga uti Imana iki ngiki rwose cyanyambutse ahangaha, ibuka iki ngiki ngikora. Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru, yewe Yesu, Imana idukunda, umubyeyi utuye ahirengeye, waravuze ngo abantu bawe nibakora nawe uzibukira ku mirimo bakoze. Ngaba rero abantu twirirwanye kandi biyemeje gukora no kugukorera imirimo izabambutsa abandi batakwambuka. Mana we uzabarengere, buri wese nakwereka iki yakoze, buri wese nakwereka umurimo yakoze. Mana uzamurengere, wowe wabyivugiye, Mana uzamurengere. Mushimiye kubanye n'abantu bawe. Aba babyeyi ntibazabura ibyo gutunga abana, barakoze. Aba bagabo ntibazabura akazi, barakoze. Aba bakobwa ntibazabure akazi, ntibazabure ingo, ntibazabure ubutunzi, ntibazabure imibereho myiza, kandi barakoze. Abasore bari ahangaha ntibazabura akazi, ntibazabure ingo nziza, ntibazabure kubaho neza, kandi barakoze. Buri wese uri ahangaha reka umuteze intambwe agire ahandi hantu agera, atandukane n'abo baturanye, atandukane n'abo mu miryango, atandukane n'abatarabashije gukora imirimo bakoze. Mana iyi ngiyi bakoze n'indi bazakomeza gukora, n'icyo buri wese yumvisha ahamanya n'umutima we uzabibibukire kugeza igihe uzaza kubajyana, kandi kubyumvishije kubw'izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Mbashimiye uburyo twabanye, mbashimiye uburyo mwaneze amatwi, mbashimiye uburyo mwabaye hafi yanjye. Iyo nsoje ntanga nimero kugira ngo, mwavuze ko twabaye inshuti, ntanga nimero kugira ngo n'umuntu wese uzagira icyo yambaza muri bwa buhamya azaba zifite, cyangwa se uwambwira gahunda yo kumusengera, cyangwa se uwambwira n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. No mu buzima busanzwe ushobora no kugera i Kigali wabuze uwaguha serivisi, ukampamagara nkaba nagufasha, cyangwa se nkaba nakuyobora ahantu nta nubwo wabura burara, kandi nanjye mfite ahomba. 078 nimero yanjye ni 078 16 15 7 5 2. 078 16 15 7 5 2. Ukazanyibwira no kuri WhatsApp niyo ngiyo, ukazanyibwira, kandi Imana ibahe umugisha. Kandi reka mbabwire, mukunde uyu mushumba cyane kuko arakunditse. Reka mbabwire akantu gatoya, ni 078 16 15 7 5 2. Nababwiraga ngo mukunde umushumba cyane kuko arakunditse. Hari ahandi hantu henshi umunsi nari bujye, ariko kubw'uko akunditse n'uburyo yagiye anganiriza, n'uburyo yagiye mbese ambera inshuti, gutyo tutanaziranye, tutarabonana amaso ku maso, ndavuga ngo nta handi nshobora kujya uyu munsi nukuza hano. Hari n'ahandi umupasiteri yamumagaye arambwira ati wambabariye ugasiba nkakohereza ahantu nari bujye, ko njyewe mbonye ubundi butumire, wambabariye nkakohereza ahantu. Ndavuga intiwe gahunda nafashe, mumbabare mukunde uyu mushumba kuko arakunditse. Sibyo bavandi? Imana ibahe umugisha, kandi ndamushimiye umwanya yampaye rwose. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mushumba, murakoze cyane. Murakoze namwe, turabashimiye uburyo mwakoresheje umwanya. Imana ibahe umugisha, twari tubakumbuye cyane. Imana ibampere umugisha rero cyane, kandi Imana ikomeze ibashyigikire. Ni ukuri protokole